harimo haravugwa iki rero? Ni abahanga mu gutomora abahanzi baririmba indirimbo zigiye zitandukanye z'urukundo bifitiye kandi se imirongo biyandikira ubwabo, ariko bakaba bafite inkundo zabo barazigize ibanga. Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze abakunzi ba AD Group. Nitwa amazina yanjye ni Iradukunda Junior Kevin. Nagarutse cyane mu makuru yacu agiye atandukanye, nubwo bitari byoroshye mu minsi yatambutse ko dukomeza kugenda tubagezaho amakuru agenda avugwa mu myidagaduro hirya no hino kubw'impamvu zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubundi n'ibyo dukora. Ahanini kubera ko abanyarwanda ntiduhwema kubereka ibyiza cyangwa se kubashakira ibyabashimisha. Rero nari mpugiye rero mu gitaramo cyitwa The Jocks Night Show, akaba ari igitaramo kibera mu karere ka Huye, igitaramo cy'ibyishimo cyo guseka cy'imyidagaduro kabisa, aho twari turi kumwe n'abanyarwenya bagiye batandukanye kabisa banezeza abari bitabiriye icyo gitaramo. Uyu munsi rero reka twigarukire ku makuru yacu y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Haravugwa iki rero mu byamamare byinshi bigiye bitandukanye? Ndaje rero mbatemo mbabwira uko byifashe, updates zigiye kongera zigiye zibageraho umunsi ku munsi. Murabizi ko mbakunda cyane, munyereke urukundo, munyereke kunyakira kabisa, kugira ngo tuze kuhaba tubanye neza 5 kuri 5 kabisa. Harimo haravugwa iki rero? Ni abahanga mu gutomora abahanzi baririmba indirimbo zigiye zitandukanye z'urukundo bifitiye kandi se imirongo biyandikira ubwabo, ariko bakaba bafite inkundo zabo barazigize ibanga. Ndababwiza ukuri, aba bahanzi nibo tugiye kugaruka rero, turi buze kuba tubareba, turebe ni bande, turebe nuko byihishe. Hari abahanzi nyarwanda benshi bamenyekanye cyane kuririmba indirimbo z'urukundo hifashishijwe n'abakundana. Gusa benshi muri aba bafana babo bagiye batandukanye bibaza impamvu aba bahanzi baririmba indirimbo z'urukundo, kandi mu by'ukuri ugasanga ntabwo bashyira hanze amabanga y'urukundo cyangwa se story z'urukundo rwabo. Abantu benshi bagakomeza kubyibaza, bakibaza niba baba baririmba ibibarimo cyangwa se ari ukugira ngo bashake amafaranga gusa, ari ukugira ngo bahindure imbaga nyamwinshi kandi ubwabo biretse. Rero haravuga iki rero? Ndabikunda cyane, ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigenda bikoraho ibintu byinshi, bikagenda byandika byinshi kabisa. Uyu munsi havuzwe iki rero? Usanga abafana benshi rero bibaza niba bo bafite abakunzi batura izo ndirimbo cyangwa niba ntabo bafite. Akaba ari umugani ngo umubumbyi arira ku rujyo. Mwaba muwuzi uyu mugani rero? Bavuga ngo umubumbyi arira ku rujyo. Abantu mutawuzi muze kujya mu bitabo murebe bisobanura iki kabisa. Kuri iyi nshuro rero turi bugaruke kuri bamwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu kuririmba indirimbo z'urukundo zuzuye imitoma, bagakundwa na benshi, ariko bakaba bashobora kuba nta bakunzi bafite cyangwa batifuza abo bakunzi. Ibi bintu birashoboka cyane, kuba abantu baririmba izi ndirimbo ariko ugasanga nta bakunzi bifite. Umuhanzi wa mbere rero nta wundi, bamwita Andy Bumuntu. Andy Bumuntu ni umwe mu bahanzi batwaye imitima y'igitsina gore, yaba abo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, bitewe n'uburyo aririmba urukundo bigahura n'ijwi rye rinyura benshi kabisa. Andy Bumuntu afite ijwi ryiza cyane rinyura abantu benshi, kandi ni ijwi umuntu wese ashobora kwishimira. Kenshi akunda kumvikana ahakana yivuye inyuma y'uko yaba hari umukunzi afite. Ntago ajya byemera ko yaba afite umukunzi. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2021 uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo zirimo nka Valentina yigeze gutangaza ko nta mukunzi agira, ariko namubona azahita akora ubukwe. Mu gihe yamubonye azahita akora ubukwe. Bitungura benshi bari bazi ko amufite kabisa, bakomeza kugenda bibaza byinshi cyane. Birashoboka cyane ko Andy Bumuntu yatandukanye n'umukunzi we wa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019 rero, kuko yavuze ko iyo ndirimbo ye Mine yayandikiye umukunzi we mu mwaka w'ibihumbi 2016. Nubwo atigeze ahishura amazina y'uyu mukunzi. Rero ni umusore mwiza cyane kabisa, murabiza akora kuri Kiss FM.
abo muhanzi twagiye tumenya mu ndirimbo nyinshi cyane nka On Fire kabisa, Valentine n'izindi zagiye zijya hit kabisa zuzuye urukundo, imitoma myinshi cyane. Ku mwanya wa kabiri rero ninde? Bamwita King James. Umuhanzi ukunzwe kwibazwaho cyane, King James wigaruriye imitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda kubera ijwi rigoroye rijyanye rigusha amarira ya benshi kabisa. Uyu ni King James, muramuzi, nawe n'umwe mu bahanzi rero baririmba indirimbo z'urukundo, ariko tukaba twibaza ese we arakunda cyangwa se ntakundwa? Ni umwe mu bahanzi nyarwanda rero babayeho ubuzima bucecetse udapfa kugera mu itangazamakuru, nyamara nanone ni umwe mu bavuzwe cyane mu nkundo n'abakobwa batandukanye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abantu murabizi cyane ko King James yavugwagaho ibyo bintu. Hari na bamwe barenzagaho bakavuga ko yaba ari mu myiteguro y'ubukwe, nyamara bikarangira bibaye ibihuha. Twategereje ubukwe bwinshi bw'uno musore, dutegereza ko byibuze twakumva inkuru imuvugaho yuko ashobora kuba agiye gukora ubukwe. Twagiye tubyumva igihe kinini mani, aho twibazaga niba koko uyu muntu ari muzima kabisa, twibaza abana b'ejo bundi barimo barashaka, barimo baratabana mu mago, ariko King James still now ntago ari gushaka. Tukavuga ataracyashaka amafaranga, ariko se ayo mafaranga King James ko amugaragaraho akaba yafite, ni iki gituma King James adashaka? Ibyo ntitubyivangemo n'ubuzima bwe, gusa rumwe mu bahanzi bashyirwa ku rutonde rwo kuba aririmba indirimbo z'urukundo, ndetse akanibazwaho niba koko yabagira umukunzi. Kugeza ubu twakwemeza ko King James yaba afite umukunzi nk'uko yabivuze, avuga ko najya mu rukundo azishimira kubishyira hanze kabisa. Murumva rero King James nawe ari mu bantu bategerejwe cyane. Uyu muhanzi wakunzwe cyane nko mu ndirimbo zirimo Nyuma Yawe, Igitekerezo, Ndagukunda, Ese Warikiniraga n'izindi nyinshi. Ni umwe mu bahanzi bibasirwa cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bamusaba gushaka umugore kabisa. Abahanzi nka King James umunsi ku munsi ku ma social media agiye atandukanye ntibabura gusabwa kuba bashaka umugore, bitewe nuko abafana baba babibona. Rega baba babona ko igihe kigeze. King James baba babibona mwana n'ahantu wahisha ibintu, cyane ko abafana buriya bagira ijisho rya danje kabisa. Ku mwanya wa gatatu harazaho umusore ukiri mutoya, ngiye sinzi impamvu muri kumujyana mw'ibi bintu kandi nyibura imyaka ikiri mike cyane. Yitwa Juno Kizigenza, dusanzwe tuzi Kwizera Bosco, niko yitwa, niyo mazina nyakuri ya Juno. Kwizera Bosco wamamaye nka Juno Kizigenza, umaze igihe akunzwe n'abatari bakeya. Kuva ubu yatandukanye na Airways mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nta mukunzi uzwi afite, ndetse iyo muganiriye kenshi iby'urukundo uba wumva yitarutsa. Ikindi kandi aherutse gutangaza ko umunsi wahariwe abakundana wizihizwa kuri tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Ntacyo uvuze kuri we kuko nta mukunzi afite. Ariko ko ari kumushaka ku buryo amubonye bakomezanya kabisa. Murumva ko abakobwa rero buriya Juno Kizigenza umusore mwiza, umusore ufite amafaranga koko kabisa, afite amafaranga. Ku mwanya wa kane haraza umusore ukiri muto cyane yitwa Neri Ngabo ubarizwa mu nzu ifasha abahanzi ya Kina Music. N'umwe mu bahanzi bakiri batoya benshi bemeza ko ahazaza habo mu muziki ari heza cyane. Ari muri bamwe kandi bakora indirimbo z'urukundo mu gihe nta mukunzi yigeze yerekana mu myaka yose amaze mu muziki. Ibi bintu birakomeye. Ese ubundi njya nibaza abantu tuba tuvuga ibi bintu twebwe turabagira. Ibyo ni ikintu cyo kwibazaho cyane. Neri Ngabo rero w'imyaka 26 yasohoye indirimbo nyinshi zakunzwe cyane, harimo nka Nzahinduka, ya mutima, izindi ndirimbo ze ni nyinshi cyane z'urukundo. Nawe rero ari umwe mu bahanzi bashyirwa ku rutonde. Umuntu wa gatanu, umukobwa mwiza cyane nkunda kabisa, shout out to you. Uyu mukobwa ndamukunda ngiye by'umwihariko, nkunda ibihangano bye, nkunda kuririmba, nkunda imyitwarire ye, everything kuri uyu mukobwa kabisa. Shout out to you. Yitwa Aline Sano. N'umwe mu bakobwa
bahagaze neza mu muziki nyarwanda kandi basohora ibihangano bishya umusubirizo kabisa arakora ni umukozi. Sano yigeze kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi mugenzi we nyakwigendera Ian Buravan nyuma y'indirimbo bakoranye yitwaga We the Best, nyamara baza bombi kubihakana. Icyo gihe bombi bahishuye ko tari bakaganya kujya mu rukundo vuba. Uyu muhanzikazi kandi ukunda kuririmba indirimbo z'urukundo n'umwe mu batumvikana mu rukundo ntakaba nta makuru ahari agaragaza ko yaba yarigeze ajya mu rukundo na gato. Niba ari ukuyimana ntago mbizi kabisa. Ku rutonde rero umwanya wa gatanu, wa gatandatu harazo bita Mike Kayihura ugezweho mu muziki nyarwanda, akaba amaze kwigarura n'imitima y'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye kubera uburyo aririmbamo bituma benshi b'igitsina gore bamukunda. Bivuga ko nta mukunzi afite kugeza uyu munsi wa none. Ibi bintu ni ibyo kwibazaho, ntabwo ari uko baba barabuze abakunzi, ahubwo ntekereza ko abakunzi baba bashaka baba batarababona, kandi igihe kiba kizagera bakababona. Rero ntabwo tubacira urubanza. Uwa karindwi rero yitwa Ways on the Ways bamwita Ariel Ways, umuhanzikazi Ariel Ways wavuzwe cyane mu rukundo n'uwo bita Juno Kiss, nyuma bakaza gutandukana. Amaze igihe ari mu bahanzikazi bahagaze neza always mu muziki nyarwanda. Ariel Ways ahagaze neza, abantu babyumve kabisa ku ndirimbo ze nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko uwiganjemo urwo rukundo ariko nta mukunzi uzwi afite kugeza ubu. Tumuzi na Juno Kiss, kandi nta wundi muntu turumva mu majwi ko yaba akundana na Ariel Ways. Aherutse gutangariza abanyamakuru ko nyuma yo gutandukana na Juno Kiss yakundanye n'abasore babiri ariko bikarangira byanze, ku buryo yahisemo kubihagarika kubirekera icyarimwe kabisa. Ibi bintu ni ibintu biba bisekeje kandi binatangaje. Ku mwanya wa 8 rero turaza twisangiraho bazina Mr Munda, Mr Jugumila, bamwita Kevin Kade ugezweho mu ndirimbo Jugumila. Amakuru aturuka mu bantu bamwegera umunsi ku munsi avuga ko nta mukunzi afite, nta n'uwo bazi kabisa, ariko ko yabinyuzemo nk'abandi bose. Kade azwi mu ndirimbo zuje imitoma cyane zirimo Kawo, Umwana, Like You, Mabe n'izindi zitandukanye. Bamwita Mr Comfy, umuhanzi kabisa w'umunyarwanda ukomeye cyane, n'umwe mu bahanzi nabo baba bahagaze neza cyane mu muziki nyarwanda. Comfy umwe mu bagezweho muri iyi minsi kubera ijwi rye rikurura benshi, nta mukunzi uzwi afite. Comfy azwi mu ndirimbo rero zigiye zitandukanye nka Joanna, Igikwe, Dimension, Confirm n'izindi zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa 8 haraza uzwi nka Loskana, ugezweho cyane mu ndirimbo zirimo nka Sesa. Indirimbo nka Sesa kabisa, n'umwe mu bahanzi bakunzwe n'igitsina gore i Kigali, ariko kugeza ubu amakuru nyayo agarukwaho mu buzima bw'urukundo rwe azwi nuko nta mukunzi nawe afite kabisa. Twimarukira ku mwanya wa 9 harazaho Bwiza Emerance, umutoto kabisa guturuka mu karere ka Bugesera. Bwiza Emerance wamamaye mu ndirimbo rero zirimo nka Do Me Ready n'izindi, n'umwe mu bahanzikazi batarenzwa ingohe mu muziki nyarwanda, nubwo iby'urukundo rwe ari ibanga rikomeye cyane. Iyo afite ibanga ndababwiza ukuri nubwo benshi rero muri aba bahanzi inkuru zabo z'urukundo zitamenyekana mu itangazamakuru, hari ubwo usanga abakunzi babo gusa bifuza kumenya abo bakunda kugira ngo bakomeze kurushaho kugenda binjoyinga urukundo. Mbabwiza ukuri ko Imana ni ibintu biba bitungurana kabisa umunsi ku munsi. Mwarabibonye ko Kenisoro kabisa yatunguye benshi, bagiye kubona bakupetse rwose umukobwa mwiza w'inzobe kabisa, abamujyanye mu rukiko aravuze ati ngewe nyine
kabisa ngewe ndababwiza ukuri ibintu biba bimeze neza cyane no ku bahanzi bagiye batandukanye murabizi ko amakuru yacu nakagaruka umunsi ku munsi nyita Junior aka publisher creator motivator Mr. Boom, you know that I love you from beginning to the end. Now